data turabashuje kandi tubifurije kugubwa neza mwese Uwiteka abahire kandi abamugisha cyane abarinde mu byo mukora abane namwe mu macumbi yanyu mu mirimo yanyu buri munsi Uwiteka mwishimire. Muri iki gitondo turanezerewe tugarutse muri studio ndetse n'abene data bari kudufasha mu cyigisho kitubwira ngo icyigisho cya nyuma kitubwira ngo kuzuka n'ubugingo. Nshuti reka tubasabe musubize abadukurikiye noneho tubone kugenda dukomeze mu cyigisho cy'uyu munsi. Turabongeje mu izina rya Yesu. Nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana. Akoze cyane. Nitwa Nzabamwita Pierre, ndabashubuje mugira igitondo cyiza. Akoze cyane. Nanjye nitwa Ukigize Jean Pierre. Rero turi hano kugira ngo dukomeze gusangira ibyigisho. Ejo twabonye icyigisho kitubwira ngo Yesu ararira. Twabonye n'icyamubujije abo tutabanye. Ndagira ngo nitumara gusenga dusabe Pierre abibutse icyarijije Yesu. Reka ariko ibintu byose tumaze gusenga. Turagushimiye data wera muri wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya tugushimiye ko wandikishije ijambo ryawe, ndetse tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kuba tugiye kuribungura. Ndakwinginze kugira ngo ufashe abene data turi kumwe muri studio, kandi uduhe uburyo bwo gusobanukirwa neza ibi bintu ndetse no kubifashisha bagenzi bacu. Abakurikirana iyi channel nabo turabasabiye kugira ngo Umwuka Wera azarusheho kubigisha igihe bazaba bakurikirana ibyigisho. Ubuntu bwawe ubane natwe, tubyakira mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Reka nkuko nari maze kubibabwira dusabe Pierre yibutsa abantu n'iki cyarijije Yesu, kuko twakibonye mu ngingo y'ejo. Ababa bakwibagiwe abageze hano kwica no bwa mbere Yesu ararira hari Betaniya, ariko n'iki cyamurijije Pierre. Ejo twabonye ingingo yatubwiraga ngo Yesu ararira. Yesu rero kubera ko afite muri we yarafite muri we imbaraga z'Imana zimubashisha kubona ibiri mu mitima y'abantu, akabisobanukirwa. Yarijijwe n'ibintu bibiri. Icya mbere yarijijwe n'uko yabonaga abantu bari kurira ariko bafite imitima itari myiza, badafite urukundo, barira kubera ko ari umuco nyine, ariko akabona badafite urukundo. Icya kabiri arizwa n'umutima w'impuhwe agirira abantu, n'urukundo agirira abantu. Hari abo barizwaga n'uburyarya, ntabwo rwose ari uko bari bifatanyije na Mariya mu gahinda, ahubwo nyine barariraga kugira ngo bagaragaze ko batabaye. Ariko Yesu babahereza mu mitima. Ariko hari n'ikindi twabonyemo, mwene data Aimable yadusomeye ngo yarabitegereje abona n'ubwo bari kurira, ariko bamwe muri abo usibye no kwica Yesu ngo biteguye kuzica zabo zose. Umunaziro yabaragaza bari ibirori byo kwa Simoni, bashatse kumva bavuga nk'ibintu gituro hameze byabonyeyo, batangaga no kunejeje kwa ko ntacyo ariko ubwo ntacyo yarazi. Rero babasohokayo bamurambiye rero babaje kwicara kusanga rero ikibazo gikomeye bamukurikije rwose. Reka tujye mbere noneho tugiye kwiga ingingo itubwira ngo ubufatanye hagati y'Imana n'umuntu. Ubufatanye hagati y'Imana n'umuntu. Ni irihe tegeko Yesu yahaye abari bamukikije? Ni irihe tegeko Yesu yahaye abari bamukikije? Yohana 11:39 abanza. Umurongo wa 39, Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Ingingo iratubwira gufatanya bw'Imana n'iki hagati y'Imana n'abantu. Kadukomeza ikibazo. Marita yabyakiriye ate kandi Yesu yamubwiye iki? Umurongo wa 39 aheruka. Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Nuko Yesu nubwo yabonaga imva yarasa, ntabwo yigeze amuhamagara Kagame. Yaravuze ngo arazasohoka ari uko abantu bamaze gusuzuma uruhare rwabo, gukora igitare bagakora uruhare rwabo, noneho nawe abona gukora uruhare rwe.
ntabwo yategetse ngo umuntu aze musarure yikwemo, kandi Yesu ashatse yuko afatanya n'abantu. Gusomera ayo magambo ari hepfo muri iki gitabo cy'ubuvuzi mu bihe byose, ipaje 535 abasha kumve neza duhuze amasomo yo muri Bibiliya n'inyandiko y'umwuka w'ubuhanuzi. Somamo makeya kuko aya magambo menshi, ariko harimo amagambo yagenda byumvikanisha ariko hera hejuru. Iyo Uwiteka ari hafi kugira umuntu akora, Satani ashaka uwo yihangamo kugira ngo abangamire umuntu. Yesu rero yaravuze ati nimukureho igitare, mukore ibishoboka byose, mutegure inzira kugira ngo mukore umurimo. Ariko kamere ya Marita yo kudata igihe no guhutiraho yarigaragaje. Ntabwo ashaka ko umuriro w'umusaza we wari watangiye gukura ushyirwa ahagaragara. Umutima w'umuntu ntabwo ujya wihutira gusobanukirwa n'amagambo ya Kristo, kandi Marita ntiyari yashoboye kumva neza ubusobanuro nyakuri bw'isezerano rya Yesu. Yesu rero yahise acyahagaritse, nyamara akoresha amagambo yuzuye kwiyoroshya, aramubwira ati sinakubwiye niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Noneho ahangaha ukamugaruye rero ku cyo none agiye gukora. Mbere hari twabonye ko yarwanaga ashaka kuzamura intekerezo ze ngo zigeze ku kuzuka kw'abakiranutsi, ariko hano noneho aramugarura ngo ati sinakubwiye ko niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Noneho riramugaruye ntakomeza. Kuki washidikanya ubushobozi bwanjye? Kuki utekereza nk'abanye n'ibyo nsaba? Ufite ijambo ryanjye, niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Ibisanzwe bidashoboka ntibasha kubera inzitizi umurimo n'ubushobozi bwose. Gushidikanya no kutizera bigaragaza kuticisha bugufi. Kwizera amagambo ya Kristo ashidikanya niho kwicisha bugufi nyakuri no kwitanga kimaze. Burya gushidikanya no kutizera bigaragaza kuticisha bugufi. Aya magambo wayakoze hari ikintu mbonyemo gikomeye cyane. Burya kwizera n'urukundo ni ibintu bibiri bitandukanye, kuko turasabwa kwizera ariko gukorera mu rukundo. Iyo kwizera kwacu kubuze urukundo, kwa kwizera ntidushobora kugira imbaraga zikomeye. Ikintu mbonyemo rero ni iki ngiki. Marita yakundaga Yesu, ariko kwizera ko kwari niyo nasaba ni gukuraho igitare. Kristo ubundi ashobora kuba yarategetse igitare kikivanaho kandi cyari kumvirijwe iki. Yashobora gutegeka abamarayika bari iruhande rwe kubikora atabisabye bari abantu. Yashobora kandi kubw'itegeko rye ibiganza bitagaragarira amaso y'abantu byari gukora igitare kigahita kikuraho, nyamara cyagomba kuvanwaho n'amaboko y'abantu. Muri ubwo buryo Kristo ashatse kwerekana ko abantu bakwiriye gukorana n'Imana. Ibyo amaboko y'abantu ashobora gukora si ngombwa ko ari Imana ikora. Kenshi na kenshi ibintu dushoboye ubwira Imana si gukora, Imana irakwibona. Noneho kwitotomba muramusigisha none se ngaho baze uramutse wicaye hasi ukituma ugasaba Imana kucyo kurya, kandi Imana ubona uramutse ugiye ugakoresha amaboko yawe n'ubwenge bwawe wakora icyo kurya. Imana iracyihorera kwicara no ugahita uca akenge ukagira icyo ukora. Rero nshuti mudukurikiye mubyumve, tucyumva aya magambo mwene data Emmanuel ndetse na Pierre bariho batuganiriza. Dukwiye kuzirikana uruhare rwacu. Niba urwaje umwana mujyane kwa muganga uragiza wizeye, ariko yewe upfa utamujyane kwa muganga. Shaka amafaranga utange mituweli witegure, sibyo? Nurwaza umuryango wawe narwara umujyane kwa muganga, ubundi usenge utuze utegereze igisubizo cy'Imana. Nasonza umugaburire, gerageza ibishoboka byose ukora uruhare rwawe. None Imana nayo izakora uruhare rwawe. Habeho ubufatanye. Aha ni ikigisho cyiza cyane. Ni ayahe magambo ya Kristo acyaha yitonze ukutizera? Acyaha yitonze ukutizera twari muri iki gihe kwacu muri iki gihe. Ndongera amasomo yo kugira ngo byumve neza. Ni ayahe magambo ya Kristo acyaha yitonze ukutizera kwacu muri iki gihe? Yohana 11. Yesu aramubwira ati sinakubwiye niwizera ubona ubwiza bw'Imana? Kuki utizeye?
amagambo atya niwizera wowe mwiza bw'Imana. Noneho reka impamvu dusomera mu gitabo cy'imigani ya Kristo ku ipaji 145 turushaho kumva neza aya magambo. Abantu benshi ntafite ukwizera kuzima, niyo mpamvu badakibona ubwinshi bw'imbaraga z'Imana. Intege nke zabo ziterwa no kutizera kwabo. Bagira imigambi kandi bakagira inama, ariko basenga gake cyane kandi bakiringira Imana by'ukuri mu rugero ruto. Bibwira ko bafite ukwizera, ariko ibyo ni ibyiyumvo by'akanya gato gusa, kubera ko bananirwa kwiyumvisha ibyo bakeneye cyangwa ubushake bw'Imana bwo gutanga. Ntibakomeza gushimikira ibyo basaba imbere y'Uwiteka. Burya aha byerekana inshuti mudukurikiye wumve niba utajya ubona ukuboko kw'Imana burya kwizera kw'Imana. Abantu benshi hari igihe ugira ibibazo byakemuka ukumva ntacyo bikubwiye, ukaba aho ngaho utazi gucungura no kubona ukuboko kw'Imana. Kandi burya biriya bintu bizabura kwizera. Niba urwaje ukarwaza ukabona umwana arakize, wabona ibitekerezo ubwoko gukomeye kw'Imana kwakijije uwo mwana. Niba umugabo wawe cyangwa umugore wawe warwaye, wabona ibitekerezo ubwoko gukomeye kw'Imana kwakoze ibyo. Niba ushoboye ukabona icyo kurya ukabona, nk'ubu hari igihe njya ntekereza ukibaza ukavuga utekereje, ejo bundi twari turi mu materaniro y'urubyiruko, twari twateranije urubyiruko rwari rwinshi, ariko umuyobozi umwe ari kubaganiriza arababaza, icyo gihe twari twari ku myaka 12 gusubiza hejuru. Noneho abaza umwana w'imyaka 12 tubara iminsi amaze mu isi, tubara turarya umunsi, kurya byonyine gusa. Twasanze amaze umwana w'imyaka 12 wariye biciriritse bya giturage, yarariye miliyoni 5,600 kurya gusa. Kurya gusa. Noneho bajya kureba ugasanga abadukurikiranye namwe mubyumve neza, namwe mufite abana kandi muragabana. Hari igihe abadukurikirana umugabane munini batarakoza amaboko kuri miliyoni 5. Miliyoni 5 n'amafaranga menshi. Buriya bazikoze bakazifata gutya ni bake, keretse nk'uko wagurishije akarima. Rero n'abatekereza ufite abana 5, 6, 7 no gusubiza hejuru, ariko urabagaburira bageze mu myaka yeze 10, fata izo miliyoni zimwe ubundi bwazikuye. Kuki utareba mubone mu kuboko kw'Imana? Hari urukundo rw'Imana. Rero nitutiga ngo tujye turebera urukundo rw'Imana mu byo dukora. Hano haratubwiye ngo abantu benshi bafite kwizera kuzima. Twibeshya ko dufite kwizera ariko tudafite kwizera kuzima. Rero abadukurikiranye mu kuri, Imana idufashe turusheho kuzamura kwizera kwacu. Rero reka dusoze iyi ngingo, ariko tubifurize kuri kugubwa neza no gukomeza kuza kwizera, tubirebera gutangaza Imana idukorera bigiye bitandukanye. Imana ibafashe kandi ibamugisha kuko twababwiye ibyigisho byacu n'akagaruka, mukomeze guhirwa no kugubwa neza mu izina rya Yesu. Amen.